Girapete. Yitwa Kamere ndi n'umukozi wacu. Kamiki? Kamere. Bakuzaniye undi mugore se warakuze. Ubikiye we nka. Mukecuru. Kagura mama zuru kicwe na sekazuru. Zigutukana. Ijoro nayo najyaga mbitukana ndagihe. Kungana ntya n'imvi ku mutwe ngo ndumugore. Iki gituma mutabyara kandi kana kagatatu. Ariko se mama ntabwo uzi ko Kigali kubyara ari ku mibare. Use ko nabyaye barindwi sinabakujije. Higa mwana ufite amasambu yo guhinga. Ubuse twe twabigenza dute? Reba nka iyi nzu ubona iri muri no parcelle. Nta nakarima k'igikoni nibura umuntu yaba afite. Warangiza ngo urajya kubyara abandi bana. Kandi amashuri y'Ikigali kureba ahenda kubi. None ugiye kunyica. Ndabona none ugiye kumpumuza. Kuba amazi mama. Hone amazi iwaca mu ihene amwinka cyangwa mu gihe bari gukoropa kagasima kiwanje. Ariko se mama wowe bakunzaniye bambwira ngo urarwaye. Ndajya kuguhereza inzoga urwaye gute? Mfitiye nawe kutime. Ndagira ngo umfitiye impuhwe kundusha njyewe nyiri umubiri uri kwiyumva. Waba ugiye kuza kuduteza ibibazo? Nta bibazo mu rugo rw'umwana wanjye se nabanje guteza ibibazo by'iki. Ahubwo ikintu ngiye gukwisanira ukasangisha mu cyumba. Umukecuru wibuke ko ujya kuza uva mu cyaro bambwiye ngo urarwaye urarembye ngiye kukurwaza. Njye ntabwo nakurwaza ngo hane inzoga. Ntabwira igihe mwaremodinga dore amazi ngaye. Siwe none havuye. Iyo kwibugisha ngo muzanywa amazi ngo mwaruhamye amazi n'ubuzima. Rukumva. Kose Kamere. Ibyo by'ibigage uzazi iwacu mu ruheka barabyemba. Kandi Kigali nawe. Dore ng'amazi nabona n'ukuntu asa. Girapete. Yitwa Kamere ndi n'umukozi wacu. Kamiki? Kamere. Bakuzaniye undi mugore se ariko warakuze. Ubikiye we nka. Mukecuru. Kagura mama zuru kicwe na sekazuru. Zigutukana. Ijoro nayo najyaga mbitukana ndagihe. Kungana ntya n'imvi ku mutwe ngo ndumugore. Mukecuru urajya gutukana n'uyu mwana. None se reka nkubaze ikibazo kimwe mama Raki. Ahangare ngo ndumugore. Ngapore nyine. Umugore se Kamere nawe wabyumva barira kuko ahangaha uyu ni mabukwe. Wagiye umenya ugaca ku ukamenya no kuba. Ikira nzubuza. Iki? Usohoze. Wakubundi kuvuga umukozi wanyagira ikinyabupfura. Yangira ikinyabupfura. Umubabarire ntabwo yari yakumenye. Wenda ariko ibaze umuntu kuvuga ngo nagagiye ikinyabupfura kugira umuntu agahita kuzanira amazi. Ariko nzanira amazi bakubwiye ko ndi inka ziwacu Nyakariro. Wenda ntabwo uri inka urumva kandi ntago amazi anywe. Ese iwanyu aha mu mujyi niko babatuje. Kamere. Ibyo bintu umubyeyi ugana nawe uranzanira amazi. Nturi imbere cyangwa ajya kumenewe. Papa Raki yagiye kumushakira. Terura ibi binyagwa byanyu by'ibirahuri. Ega mbega urukonjemo. Se ko ufite umutima mu. Genda ndikana n'umukazana wanjye genda. Umutima muri se warandemira ukureba. Haguruka genda. Umukecuru ega witukana n'umukozi. Uyu nawe n'umucyari wanyu ntaramenyeye. Urukonjemo ndabona ruzamuka. Ukoze ngurame. Urihangana. Urihangana nawe n'umunyacyaro ntaramenyera i Kigali. Amazi ko wajya yararimo n'uburozi. Aryoshye ate? Ako se Kamere. Wagiye ukaba uri gukora imirimo hari. Uburozi. Oya nta burozi nashyizemo da nkabanyanyoye se. Koze wanyameze nk'umukinnyi wa comedy. Uriya yarebye umeze aragira ngo adusetsemo. Aho wenda ibyo nashakaga kukubwira numvise uko uyu nguyu ibyo nashakaga kukubwira ashaka kukubwira yuko numvise ngo urarwaye nimba ari igituntu nimba ari iki. Umuntu urwaye izo ndwara bagomba kunywa amazi. Kandi Kamere bagomba kunywa amazi. Kamere ndi wambabara urashaka kunsenyera. Wakubaje umukecuru ukayimba. Nanjye mufata nka mama wambabariye ko. Uragiza na bya bintu bya byo gusetsa aha ngaha kandi telefone yanjye kiva mu cyaro ibyo bintu ntabyo amenyereye nayo yazimye ngo ngere shafira uracumo nazi sinazibye se rukumva ndacyari kuvuga dore sinazibye rukumva sindi kuvuga amagambo yanjye mba nacyo kikecece kugira ngo ibintu byose turi kuvuga umva rero nkubwire yewe mwa aha ni mu rugo rw'umuhungu haguruka ujya hirya mu gikari haguruka usange nyoko usange hirya tutaganiriye se oya nta kintu ushaka kuvugana nawe haguruka genda mwiriwe utabona ndi umukecuru ngushaka kumfata uko ntari oya umukecuru nawe gabanya amahane uriya muhungu yamubanyeho umutima uriya muhungu ni kuri akunda ateye abagira ngo arebe ko twanaseka ubu se azajya yibuka no kuntekera byibuze azabiteka udutagarasoryo azabiteka keretse ibyo tutazabona yewe
agatinze kazaza namenye haruguru umwana wanjye kandi ntegereze ndebe nanjye amaherezo araha kandi nabivuze ngo reka nisigarire mu cyaro ariko ze mukecuru ko mbona ufite amahane menshi. nta mahane nabonye hari imbere hari akabutike haguruka ugenda undebera akantu usoma gasharira gatuma ibinini biza kumera neza kandi papa rake yagiyeyo uriya ntabwo agaruka ndamuzi ari bugaruke yewe nyabuneka agira vuba ndumva kiri kuzamuka kifata ku muti reka ndebe ariko sinzi ko mbikwijeje ntabwo mbikwijeje regura arwaye ngaho genda wihanganye ndaje nanjye ngo mfite zabakazana gusa zamarira iki narwaye bangirira impende nyoko reba uyu rero kingura si wanyuze wa mugore wawe yaje warwaye sha iki kandi ukamugore barakujyanye ndamutwariye se kutanahobera abantu ntabwo nigeze mutwara dorirari se wajya utereta abawe se mujyane mukecuru mukuru w'iminsi turabo turashimye uraho urakomeye njyewe numvise ejo shafa ambwira ko mama wiwe yaje arwaye nanjye numva mfite ishyaka ryo kuba naza nkareba umubyeyi wiwe uriya shafi ni umuturanyi mwiza hano tubanye neza nta kibazo gihari umwana wanjye azi kubana ndabizi rero ntabwo yari kumbwira disi ko mama wiwe bamuzanye ndeke kuza kumureba nanamusuhuze ntuye hano hafi kuri iyi nzu yo haruguru hafi aha niriye yo haruguru ntabwo ari nzahamenya nanjye ndishimye ko najyaga nicara ahangaha nyigunga kazana wanjye ntanyikoza abanyamujyi ni ukuntu umeze iyo umwana wanjye atarataha abuzukuru urabizi baba bagiye ku ishuri umuntu ushobora kwira ntamurabuzwe no muri salo kwizera yabimbwiye ko yababonanye muri yariya hepfo kuri rya duka rya siriyage ugiye kumugurira ibiraha ndabesha ntabwo nababonye se ase sheri ngiye teretse ari njye bwa mbere ubwo ngo ninjye mugabo wawe ni nakubwiye imishinga mfite yo kuzagushyira mu rugo rwanjye ukambera umugore ukambera mama w'abana ukajya guteretana n'iyinjira itagira n'indwara rwo kwishima Kamirindi wanyumvishije nakubwiye yuko namuboye yambonye muri Vigo gusa ariko ntabwo nigeze mubwira yuko ari uwanjye n'uwawe se mujyane mwase none se kubera iyihe mpamvu ahubwo wowe utuye hano umaze igihe hano uriya mugore mu banyamujyi ya mugore reka nkubwize ukuri nta nubwo ajya asabana tumubona yibera mu gipangu cyiwe ikindi ntajya amenya kubana pe kuyo umugabo aje se mbona yigira akiyorobeka akigira nyoni nyinshi none se umugore n'umugabo ntibaba bafatanye urukundo wa mukobwa w'i Rwanda we aragenze ndabona ni umukobwa mubi njye nagavuze simani mu kazana yanaza mu gatima kuko ahubwo se reka nkubaze iriya ngare mwayikuye he aho abantu ubu ko abantu basigaye basaba no mu miryango bazi ibyo bacu bazatuzanira ni naramushakiye umukobwa mwiza w'umuganga ku kigo nderabuzima cy'iwacu witonda te birangira ko naniye by'abana b'iki gihe ngiye kubona arantunguye mbona imodoka iraparitse mbona havuyemo ahubwo bagira ngo uriya mukobwa muravukana yaturutse yarambana ikizubazuba ndavuga ati uyu mukubitwa n'inkuba azanterera ibishyimbo azanterera ibigozi aza yasugoje inzara yishima aricyo atikoraho ndamureba yambaye ibipantaro bicitse abakobwa b'iki gihe umubyeyi we abakobwa b'iki gihe ubwo rero umuhungu wawe yakubise iriya nzoba amaso urumva nawe nyine wowe kuri inzobe kuva mu bukobwa bwawe imutwara roho byatumye tubanye ko kwe ngo umubaze ngo ameze ate cyangwa ngo ujya kureba nuko ameze mu cyaro reka nkubwire njyewe navuye iwacu ngiye kubaka numva ashaka kubaka byari ngombwa ko nubaha umuryango nshatsemo ndawubaha pe mabukwe yambereye mama kera rero ko byakuze umugabo tubana neza ariko iby'iki gihe wa mubyeyi noneho nimba abakobwa b'iki gihe batajya bahanwa ngo bashaka n'utwuzukuru ko tuza tukangira uruhande tukaryamana
nujye kujyana na mukecuru arabona nubwo nari umuturage ndi mu cyaro arabona hari imbaraga sanazanye cyangwa imbere yego wenda ushobora kuba wanagaza aho ngaho n'igiti utari kumva ibyo turi kuvuga hagati yanjye nawe ukunda njyewe none biriya yakuguriye yabikuguriye ubusa ejo nzajya kumva numva ngo uratwite kandi nabonye kwa ziriyaki uregera indobo y'ibira uyu ngo ntabwo ari wari kwicara kuri telefone ze ntabwo none toka wamisuziwe nawe nongera kumvugira ntabwo koko se akora gusa kandi njyewe ubwanjye narabiboneye mvuye kugura ibirayi urumva ndabibonera njyewe ubwanjye n'amaso yanjye gutya Kamirindi tuza wacecetse kansobanurira bro ngansobanurira ntabwo ari byo ariko mana abakozi bo mu rugo ibyo gusa tu ibyo ngibyo uri kumva byo biratuma ndakwizera navuga ngo Korodina wanjye ngo aracyari wenyine nyizera wakunda bro nongere kunkora uri umujinya wazamuka se ndakora ubundi kuri iki cyane ntabwo wari urimo urazamura iryo bondo ryawe ngo baguhobere wowe ugahoberwa n'amacumu ese umwana twavanye karitsiye mwakundanaga mwihakanye gute ntabwo namwihakanye buriya tekereza ko wanahumekera no ku bana biwe kukabatera n'indwara bakarwara ariko iyo yagiye muri ako kazi kabo abana bayobozi ariko reka twe kubitindaho mukecuru reka twe kubitindaho umugore w'i Kigali ufite amafaranga aba yumva ko ari buriho aba yumva amasambu usize hariya aba yumva atakwikoza abaturanyi ajya tureba se umuntu ucaho akagenda ntaraguhena mwaramutse ariko ibi byose yicayemo arabizi neza ko abikesha umwana wanjye Shafi ni iby'umuhungu wawe ndabizi iyo ntamuheka ngo mukobokane mujyane mu kabande muzamukane mu gisigara njye guca imigozi muhetse murihira amashuri aba yarabonye ibingibi ariko ibyo ntiwabitindaho baravanze umutungo ntafite 50% se ntabwo mbyanze ariko igihe kimwe ndumva ashaka kuzishaka nkabwira Shafi amubaza ikibazo uyu mugore wagira reka mubaze amazi anzanira mu gitondo naramubwiye mbese yewe mwaba reka mubaze ntabwo gaburira igihe wa mugore we ntabwo hase uramenye utazankorera ishyano ndacyashaka kwifuza dore no gufite randevu si hashika none se nagaruka mwabimubwiye arabyuka mu gitondo akagira mu byumba bagira y'amadushe ntaboneka yego nkabyuka nkajya bafite umukozi ngo niba ari Kamirindi yewe umukozi uba hano uriya mukozi yaratuyobeye twe tujya tugira rwarwara n'ibisazi aratangira akambona ati hano nta bijumba bihari hano nta mpungure n'ibishyimbo se bakubwiye ko nubwo nari ndi mu cyaro ngewe natunzwe n'ibyo ngibyo arangiza uzi ibintu bandumisha saa sita kuko umwana wanjye badahari ateka umuceri kandi narwaye igifu n'ubundi ku miti cyamekere y'i Kigali yabura arangiza bakamubita kuri urugo rudakennye kuki batantekera uturayi ujye uturayi tuba ari ngombwa ku muntu w'umukecuru bakanamwitaho agahinda ntikica akagira mu bibara gusa ibirayi warya si ikiro kimwe umuhungu wanjye yajya gutaha ati mama ni karame ati nkuzanira iki nkabona azanye twa tuntu turyoherera ngo nibayirute akabaranzaniye akabazanya agashyushyu igisebe cy'umukazana kiriya kikishushanya gute wowe uzi ko nifite umuntu nahoraga iteka ryose nirazaga kureba ngaha nkakubwira ngo mfite imishinga Korodina wanjye kuzamukira mu rugo tubyarane abana uri kumva umva nkubwire koko sibyo uyu Kamirindi ubundi arakwihakana ubaye iki umwayeho iki ntabwo mwihakanye mbese urukundo rwanyu kuva kera mu cyaro kuki ushaka kurusiga kandi uwo ari we wabaye igihe kera nanyaraga amubwira amagambo meza amubwira ni wowe tuzatandukana n'urupfu n'aka kanya hagati yanjye nawe uyisuza muri uru rupfu warupfuwe umva nkubwire koko sinakuzaniye bya biryo igihe iminwa yari yumye sibwo nari nkuzaniye ibiryo ariko iki ngiki kiratangiye ngo nakuzaniye buri kimwe cyose umwana twareranwe yicwa n'inzara gute kandi yanambonye muri vigo ya bose ako wagiye umenya ubwenge kuko numva uburati uvuga wajyaho niya niba ugenda utwarira abasheri b'abandi sheri wowe kutari kuvuga nk'igitanga ntabwo uri kumva ko turi gutora wowe nkunda wakunda shaka nkunda ni ukuri wakunda shaka kumwihakana kubera iki kwanza ndanagiye ugiye wabishate wagarukanye ibishate wakira umva ngo ubundi koko urikira ni igiki ko asanga kirimo kurunguruka
uramukurikiye yego wenda ndabyumva wavuze ngo ndimbwa yego ndabyumva ndimbwa sibyo ariko kuba ndimbwa ntabwo bivuze ngo umwana umugore wanjye ngo unsuzugure ntabwo nagututse imbwa buro nakubwiye yuko uri imbwa y'imweru umeze kandi nk'ihembe wanyimawe wowe nkunda wigenda ugira kumpamagara gumana amabone wawe ubundi abazamu bazagira agaciro nk'akanjye ryari mama bagutekera uturayi bagutekera udufiriti kubera ko umuhungu ahari kugira ngo atabasha kuba yagaragaza ko hari ikibazo. ufite agahinda wa mubyeyi we kuko ndeba ukuntu umwana wanjye yinjira hano agasanga barashyashyana abuzukuru nimugende musange mukecuru kandi yadahari aravuga ati sinshaka kubona mwicarana n'uwa mukecuru. Reka nkubwire ihangane ntabwo bizakomeza ihangane ntabwo bizakomeza ndetse ubu reka nkubaze ubu waje kuba ahangaha ntuzisubirira mu rugo rwawe numara gukira. ntabwo naje kuba hano naje kwivuza waje kwivuza ariko bibaye ngombwa ashaka ko duhangana nahahama nkamuhagika yego none erega izi ni imbaraga zanjye umwana wanjye namuhaye hegitari 2 aragurisha aza gufunda ubuzima mu mujyi wa Kigali. oya n'umwana wawe nari mfite ingurube 12 muhe 5. umwana wawe n'umukira agomba kuguhahira agomba kumenya kuri buri kimwe cyose. ubundi se abuze iki ko ari umukire noneho yiharaje kuva kubyuka mu gitondo akaza yambaye ubusa yajya agenda akajya kubyambarira umugabo we abyuka aza kumbenera hari umunsi hejuru b'ikigi ubundi se twese twabaye bato abagore b'i Kigali ngo bambara amamini ngo bafite ngo amataci telefone bingana bitya yirirwa muri biriya sekari kandi ubu nta nubwo ari n'umwana wanjye bavugana nawe sinzi ibyo byabavugana nabyo ngo ntibyaheye. abagore bakiri bato bariyambarira ubu nawe wabyambara reka genda kuza urabona ngana nawe uburyo nabyambara ngo waje i Kigali wenda abagore bakiri bato rwose barambara imbere y'abagabo babo nta kibazo kiba gihari kandi ni ibintu bimenyerewe. twebwe rero kubera ko dutuye muri umujyi wa Kigali nta nubwo wanabireba ngo byirirwe biducumuza ni ibintu bisanzwe umugore mwiza arambara nta kibazo. reka nkubaze ukungana nya mama Shafi inka zanjye ziri mu kiraro n'ubona zisigiye ubushumba ndo gukamirwa amata y'ihene mbabwira undashaka amata bakajya kuzana ya mata y'amajagano aba mu mashashi bacishamo ino ntabwo nayanywa ndakakwambuka ariya sinayanywa ariya amata se ko ari yagezweho bayita amata y'Inyange Ntayihe. aba yaciye ku ruganda. nigeze kuganira Nayiha. n'umukecuru duturanye arambwira yigeze gushaka umuzungu kera kubw'ababiri arambwira ngo ariya mata nayihene sinzanywa amata y'ihene. reka ariya amata n'ay'inkubu yaguhaye imyumvire mibi. ndakurahiye uzi ko hashushanyijeho inka nziza y'inzungu sigaho wa sigaho nziza cyane. sigaho ubu ntegereje Shafi ko ataha